ubundi hagati muri ibyo uzi imbunda mu buzima busanzwe ushobora kurasa baguha imbunda. Ndayizi. Nagize amahirwe yo gukurana yo gukurira kubyarwa n'umusirikare. Nkurira mu mbunda. Imbunda nazibonaga cyane kuva nkiri umwana zikuriramo icyo gihe nari ndi umusirikare muri CND muri abasirikare 600 bagiye muri CND bari bashinzwe kurinda abayobozi ba RPF. Hari umusirikare mukuru ntago ndibuvuga izina rye. Ubu ngubu ni general anciyeho atageza ko ndi mu terrorisari arabiheba acaho aragenda aravuga ati reka nze ndebe inyana yimwe sari gukoresha icyo kigambo ati reka nze ndebe uyu muntu bitebye hagira hariya hirya ati wewe twongeye kubasuhuza cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Twizera ko mukomeje kugubwa neza. Twongeye no kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu by'ukuri turabakunda kubera ko natwe mudukunda. Abantu bamaze gukanda subscribe kuri chaîne kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro dukora. Mwese ndabashimiye. Hari n'abandi kandi bashobora kubikora uyu munsi muri kano kanya. Ndabibasabye kugira ngo tugire umuryango mugari wa Iris TV na Ngenzi mu kanya amaze kubikora. Ubwo mvuze Ngenzi kuko iryo zina ryamenyekanye cyane. Turaramwishimiye kuko ku nshuro ya mbere turamwakire kuri Iris TV tugiye kuganira ibyo turi bugende tuganiraho bidatanye cyane n'akazi ke ka buri munsi ndetse na profile ye. Reka mbanze mwakire numva uko ameze ubundi nze mwintroducinge neza mu kanya. Uraho neza Dani? Muraho neza Jado. Amakuru ni meza. Merci. Umunyacyubahiro akanya. Thank you Jado. Yes. Umeze neza? Ndakomeye kandi nishimiye iteka mu nteye ryo kuba mwantekereza nkaza kuganira namwe kuri Iris TV. Mu by'ukuri ni ibintu by'agaciro kandi mbihaye agaciro muri make. Urakoze cyane. Okay. Amakuru iminsi byagendaga nta kibazo? Bon, biragenda uretse nyine urugamba tuba turwana rwo gushakisha amaramuko kandi na COVID itatworoheye nayo tugerageza kwirwanya kugira ngo ubuzima n'ubundi bukomeze. Arubyo ngiye kukwintroducingaho gatoya muri kano kanya uzoraza kumbwira niba arimo ibyo ntishuraza kunkosora. Uyu ni Daniel Gaga niyo mazina yavukiye muri Uganda hitwa Ntungamo ku itariki ya 15 Mata 84. Amashuri amwe abanza yize muri Uganda ndetse nayisumbuye gukomereza mu Rwanda. Mu mwaka 2005 nibwo winjiye mu mwuga w'ibishyira 2006 muri cinema ndetse asinze amajonjora gukina muri filime yitwa Shaking Hands with the Level ya Romeo Dallaire. Ngira ngo uraza kugenda dukosora niba arimo bitameze neza. Mwaka ukurikiyeho 2006 usoza Gaga yabonetse mu bagomba gukina muri filime yitwa Operation Turquoise gusa byarangiye udakinnye sibyo? Yego nibyo. Yes. Ngenzi rero ni mwe mu mazina wamenyekanyeho cyane, no mwe mu bakinyi b'imena hano mu Rwanda. Icyo nago tugishidikanyaho. Utwo ni duke nari mvuzeho wakinye wa filime nka za Ryangombe Rwasibo Ngenzi. Ubwo nayo mazina niyo donc yagiye ayo mazina niyo wamenyekanyweho. Rwasibo Ngenzi, Ryangombe. Filime cyitwa Ikigeragezo cy'ubuzima abantu benshi murayizi. Yatumye izina Gaga Ngenzi akakanya rikomerana cyane kurushaho noneho ugendo ryubakiraho. Mbese byari fondation. Yes. Ntago beshye. Byari mu byukuri. Byose no kuri. Ko nagerageje kumenya duke kuri yo yafite ahubwo uranzi wese. Uranzi wese kabisa. So rero niwe tugiye kuganira. Ari benshi mwamutinye ariko uko ugenda imyaka yigira hejuru
ugenda ukuntu kera utinyitse kurushaho ngubu ndi kubona byaragabanutse pa raporo ya kera. Yes urebye nta nubwo ari no kuvuga ngo nukugabanuka cyangwa se ni ibikorwa wenda nakoraga ntagikora, ahubwo ni ugusobanukirwa Abanyarwanda batangiye kugenda basobanukirwa sinema icyo ari cyo, imikorere ya sinema, ese iyo umuntu yakoze iyi role ese aba ari umugome, ese hayo yakoze role nziza cyane, ese uriya muntu koko ni mwiza cyane bigeze hariya. Nibyo ngibyo abantu batangiye kugenda basobanukirwa imikorere ya sinema muri rusange. Abantu bagukunze kuva muri iyo myaka n'ubundi cyane cyane ko kuba filime ikigerezo cy'ubuzima banagutinyaga, turaza kubigarukaho tumwe mu dutendo wagiye urana two mu nzira kubera isura cyangwa se image wari ufite muri filime hano mu Rwanda. Ariko mbere na mbere stati ya ubu ngubu akakanya ni stati imeze ite? Stati mu bijyanye na sinema mu buzima busanzwe urubatse wacyari mu buzima busanzwe mfite umuntu dukundana, ntabwo navuga ko ndi jyenyine, ariko ntabwo nari nubaka mbega ku mategeko, ibyo ntabwo byari byaba, ariko igihe nikigera Imana izabikora officially. Ngenzi reka mbabarire nkoreshe Ngenzi kuko nari ndi umufana wawe kuva nyiri muto cyane. Nakuze nkunda filime zawe, nakuze nkubona, so Ngenzi rero niryo yanzaga mu mutwe cyane, niryo ndibuza gukoresha. Hanyuma ubu navuga ko ufite abana? Yego mfite abana babiri b'abakobwa. Wow, ngayo nguko rero none twigarukire muri sinema ndetse n'akazi. Mbere yuko wenda tusa nk'abasubira inyuma gatoya kuri back yawe, aka kanya ubu ngubu filime uri kugaragaramo abantu bahita bumva nizihe? Filime zo ndimo kugaragaramo ni nyinshi muri uyu mwaka ndakoze amafilime menshi, nubwo wenda habayemo na covid guca intege ndetse no kubura gukora kubera ingamba zari zihari, ariko nkoze amafilime menshi cyane muri uyu mwaka. Nakoze muri Inzika, Bwiru, nakoze muri hari indi yo turangije ya Big Town yitwa Mama w'abapampe y'ibijyanye na drug dealing. Hari indi yitwa ni nyinshi kuzibuka mu mutwe, kereka mbanje kuzibarirwa nkagukorera urutonde rwazo, ariko gusa ni filime zigera nko muri 10 zirimo kandi muri uyu mwaka, kandi hari n'izindi na n'ubu ngubu zikirimo zikorwa nyinshi. Ese ugagwa cyabasha gusoma script cyangwa nawe uravuga ati munshyire imbere kamera aho ngaho imbere? Oya, script jado, script ni ngombwa cyane burya kwisoma. Burya umuntu wiyemera akavuga yuko we adakeneye gusoma script, it's a big mistake kubera yuko script niho uba ugomba gukura ya character ushaka kwambara. Iyo utasomye script neza ngo uyandastandinge ndetse unasome na nizo dialogues zirimo, you can't make it, ntabwo ushobora kubikora. Jewe script nyisoma yose, kandi ntabwo ndeba ngo nsome my only parts, ibyo ngomba gukina jewe ku giti cyanjye jyenyine. Nsoma the whole book, igitabo cyose, nkaba nzi story yose ndi mu mutwe. Ninjya gukora kino kintu hariho scene ya kibanjirije, nubwo atari giye wayikinnye, ariko nzi impamvu kuki ngiye gukora iki ngiki, you understand? Niyo mpamvu rero gusoma script aba ari ikintu cyiza cyane. N'ubu ngubu namwe nabonye mufite uburyo mukoramo ibintu byanyu buri professional, bitandukanye nuko abandi bantu ibindi biganiro wenda ahandi nkora ugasanga bo uratangiye gusuricaye uravuze gusa, ariko mwebwe nabonye mufitemo
inararibonye mu kubikora neza kabisa. Yes. Nari ko wenda ubu ngubu ugeze kuri ya level yo kuza bakakubriefinga turabona gaga ibintu bimeze gutya na gutya tubu twahiye ariko gusoma script muri filime zirenga 10 mu mwaka umwe nekeza ko nabyo urumva kabisa brain iracyakora neza cyane. Brain irakora kandi burya habaho n'akamenyero akazi yo wakamenyereye cyane ntabwo bikugora nk'iyo ubonye nk'umusirikare ukumva ngo basirikare wenda especially nanabonereho nanashimire n'ingabo zacu z'u Rwanda kabisa I salute them. Ni ingabo nziza cyane aho zigiye ebana zirabitunganya ibintu byose. So ako kamenyero iyo nararibonye nanjye maze kuyigira muri sinema ku buryo script ntabwo ngora kuyifata mu mutwe. Hari n'igihe mfata mba mfite script 3 zitandukanye, projects 3 zitandukanye kandi zose ngomba kuba yes cyane. Nk'ubu ngubu hari aho nagombaga kuba ndi muri aka kanya nagiye muri shooting ariko kubera ntago nagombaga namwe kubicira umwanya navuze ntireka basi ino shooting nubwo hari ibipfuye ariko nibura mbanze mbahereza umwanya tuvugane muri kino kiganiro. So izo ntuza zose ndazifata nkazi breaking down nkazisoma nkava hano kuri no set nzi ngo ngiye kuzamuka n'ubundi ngiye mu mujyi ngiye ku yindi set indi itandukanye at the same day. mega kazi experience ariko ntandukanyiriza imikinire ya filime kuri iki gihe muri no mwaka wa 2021 na cyagihe muri za 2006 na 7 ku buryo bwa buri technique byabaga bimeze bite ubu bimeze bite byahindutse nibihe biri ku ruhe rwego kuko impamvu mbikubajije ibi arabona tujye tuganira bakamwe ariko siko filime yitwa ikigeragezo cy'ubuzima ikiri filime gitoping ku ruhande rwe nyine kumva ni filime abona yari filime kurusha iziri gukinwa ubu ngubu rero ishusho y'ibyo bintu itandukaniro rihari umbwiye imyaka nk'irindwi ngira ngo itandukaniro ririmo nuko mbere uburyo situation ya cinema yari ihagaze nk'igihe twakoraga urugero nk'igihe twakoraga ikigeragezo cy'ubuzima icyo gihe isoko ryari ritandukanye n'iryo ubu ngubu. Icyo gihe twagurishaga ku masede urabyumva projet yabaga ihenze washoragamo amafaranga menshi cyane kubera ko wabaga uri 100% wizeye neza ko nigera ku isoko aya mafaranga azagaruka. Urugero nk'igihe cy'ubuzima ngira ngo cyashowemo hafi 15 gutyo 15 sira myaka yes muri miliyoni 15 zagezemo cyangwa se sinarenga kuzamura ariko nakubwira ko amafaranga yacurujwe yashobora kuba yarikubye nk'inshuro nkenye hagati y'enye n'eshanu. Kubera iki kuko icyo gihe dusohora ikigeragezo cy'ubuzima piratage yari idahari cyane abantu batari bafunguka mutwe ngo bamenye ari twebwe twicururiza gusa CD yaguraga ibihumbi 10 mu mujyi. CD imwe ibihumbi 10? Yes yaguraga ibihumbi 10 mu mujyi ahantu hasanzwe mbega kuri ntuza kuri Serena twaduha ufite stand kuri Serena yagurogaga 20. Urabyumva kandi abantu baraziguraga cyane nubaga wenda yanayirebye yayitiye yaragendaga n'ubundi yamaraga kwireba kongera akajya gushaka aho ari buyigure nawe ngo ayitungire mu rugo iwe. Urabyumva so icyo gihe ntago byatugoye muri make kubera mu kuyikora ndetse no kuyungukamo. Iyo niryo twandikaniro rya mbere na n'ubu ngubu uburyo bw'isoko. Noneho ubu ngubu uko isoko rimeze ibyo dukora byose ntago twageze muri digital ntago tukimuri analog. Icyo ukora cyose ni internet marketiri online. Urabyumva niba rero ushaka gukora projet uko projet imeze ko ariko kose uburyo ujya kuyikora umakinga sure kugira ngo uzagarure ya mafaranga washoye. Amafaranga iyo washize projet tuvuge season kuri YouTube
niba ari bwo ugiye no gutangira wenda ari projet nshyashya ugomba kuba uzi neza yuko first of all hagati ya ntuza ya episodes 3 cyangwa se 2 zigomba izo nizo gusasira intuza kugira ngo abantu banakumenye banayimenye bagire gute izo za mbere ayo mafaranga y'izo episodes 3 za mbere abahiye ni nko koponinga ahantu yes urabyumva ntago biba byoroshye rero niyo mpamvu usanga umuntu agerageza akavuga ati reka nkoreshe makeya ntazahumba menshi ugasanga none quality irahahungabaniyeho gato niryo tandukaniro uko twakoraga mbere mu myaka 7 ishize n'ubu ngubu urabyumva ntabwo uvuga ngo iki gihe cy'ubuzima cyari kiza ntabwo namuhakanye cyari kiza cyane kuko bon wenda nanabasobanuriye igihe cy'ubuzima igice cya mbere cyanditswe na Patrick Kamanzi igice cya kabiri cyandikwa na Daniel Gaga jewe uburyo yari imeze n'uburyo yakozwe n'ibyayishowemo nta na hamwe wabigereranya n'ibyo ubu ngubu projet ijya gufata amafaranga menshi usanga iri muri yes 5 cyane ni hagati ya 5 n'10 cyane urumva rero hagati aho ngaho urumva ikintu cyakozwe n'ayo mafaranga burya amafaranga nayo ngo hakubise haroroha cyane ko babaga mbese babivariye cyane abambara neza bakambara neza location nziza bibone ko ari ibintu biri ko organize birimo amafaranga cyane hari n'abakinnyi bon bagiye bacika intege bavamo kubera salary yahindutse niba projet wayishoragamo ayo ngayo kuri icyo gihe byaba menshi so barahari igitekerezo rero gigeze ubu ngubu twakwitega iki mu gihe kiri imbere ni kubiganiraho neza tugira icyizere cyane rwose cyane kuko abirimo kuko hari nabo bari kumwe hariya we icyifuzo cye nuko projet yazatangirira hariya hari natwe bari aha ngaha dushobora kuzajyayo akaba ariho tujya gutangirira noneho tukayizana kuko nubundi muri story ya mbere igice cya kabiri yarangiye nubundi bigaragara ko hari abagiye you see nanjye ubwanjye no one knows aho nagiye kandi nta wandashe don't you remember ko ntapfuye the band ntago rapfa kuva the band atarapfa rero nukuvuga ngo ibintu biracyakorwa maybe ko nawe ushobora kuzava somewhere outside cyane ngarutse kagaruka muri film cyane ngaza kongera kunoneho ibyo ntabwo nshaka kuvuga kuri story yayo ariko iteye ubwoba I am the right of it you are the right yes turabizi kuva na kera is right hanyuma Ngenzi harimo umwe mu bikoresho abantu bajyaga bakubonana ukoresha nyine muri filime like imbunda inkota se ubundi gata muri ibyo uzi imbunda mu buzima busanzwe ushobora kurasa baguha imbunda ndayizi wabaye umusirikare ariko oya ntabwo nagize nkuru igisirikare ibyo bintu abantu bakunda kubyibeshyaho ntabwo nagize nkuru igisirikare kabisa ndi umusivile wujuje amategeko ariko bwimbi kabisa ariko nagize amahirwe yo gukurana yo gukurira kubyarwa n'umusirikare nkurira mu mbunda bivuze yuko imbona nazibonaga cyane kuva nkiri umwana zikuriramo kabone niyo umubyeyi yakubuza ati ntukoreho uyu mwana umubuje ngo ntukore hariya ahubwo yibeshye ugendeho gatoya kwereka mise nibaza ese uko gukurira wenda muri iyo lifestyle wavukiyemo nago ari byo byatumye ugira noneho yasurisa nkaho ikanganye bakora n'igitsure bon cyakora wa mugane isuku igira isoko kandi ngo umwana wa Saruhara avukana isunzu ibyo bintu ko nibishobora bifite isoko kubera yuko papa datumbyara yadukurije ku gitsure gihambaye iyo twakosaga yaduhanaga nk'umusirikare ntabwo yaguhanaga nk'umwana nk'umusivili yaguhanaga gisirikare uburyo yahana umusirikare wakoze amakosa nawe yaguhanaga
nk'umwe muri abo basirikare biwe ashinzwe byarifunze ni ibintu byose byabaga ari igisirikare gusa n'ikiganiro mwaganiraga cyose icyo mwavuganaga cyose cyabaga biri tafu yakuze ari tafu kumubona ubona iryinyo rye yasetse byabaga ari washimaga Imana ukavuga uti uyu munsi ntabwo usanzwe pe hari igihe yagiraga gutya gatoya akaba yanaguterura akakwicazaho akaguhereza iyo keye ukabibona ariko baravugaga atayagasha ibi bintu nta kintu kibyihishe nyuma ubwo yagira gutyo ukuboko agiye kugukoraho ukikanga uti buriya ni inkonje tu so yari umugabo uri tafu cyane na n'ubu ngubu arahari yitwa John Gaga niwe papa umbyara udahari ni mere ariko kuva kera yahoze ari umugabo uri tafu na n'ubu ngubu nubwo ashaje ariko ntabwo arasaza cyane agiye muri pansiyo ejo bundi so urumva ariko ari tafu very tafu nk'umuntu utamuzi yamurebera mu ishusho yawe cyane cyane rwose ariko namushatse no kumureba kuri Instagram wenda wazakuraho ifoto ukayishyiraho iriho kuri Instagram yanjye iriho ifoto yiwe y'ejo bundi yavuba yambaye uniform oya okay nta kibazo ndazi kwireba ariko nizo yambaye uniform nazo ndazifite ariko zo ni za kera cyane hanyuma kuri iyo ngingo itumye ncamikiraho akantu donc dutero twagiye tubaho nyuma yuko zira filime zisohotse nyuma yuko uba exposed muri society nyarwanda abantu bamwe ngatangira gutinya abantu bagafata ukundi kuntu gagababarira wirekure utubwire tumwe mu tuntu wagiye uhura natwo hanze uhura n'abantu ugasanga nyine bibaye ibindi ni twinshi iyo ntuvuze usanga abantu batangiye kubyibuka n'ubundi ukabona batangiye n'ubundi kongera gusubira uko bari bameze abantu bamaze kumenyera cyo kose bon nk'ikintu cya mbere birabangama kuba wari ufite uburenganzira bwo kuba muri sosiyete nk'abandi bantu noneho ukaza kwisanga ubaye nk'aho bwa burenganzira ububuze uti gute urugero nka kuba wakwicara muri bisi nk'abandi bantu muri twegerane ugende ni makeya urabyumva ni transport yoroshye kuri buri muntu wese ugasanga urugendo rwo undi we yagendeye 200 cyangwa 300 wowe urukoresheje 2,000 urumva icyo kibazo urukoresheje 2,000 cyangwa se 5,000 yes aho ngaho ukumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera iki ibyo ngibyo byambayeho kuva muri 2007 kuva muri 2007 nibwo kugendera muri bus byananiye burundu ndanabihagarika ndavuga sinzongera nicaraga mu modoka umuntu wari ugiye nko kwicara kuri ino ntebe yaba yicayeho agahita yigira hirya akakwituma akagenda ameze gutya ayananiwe no kwinyagambura ngo utamumerera nabi kandi nta gahunda urabibona bikakubangamira ntubigaragaze ko wabibonye nawe urumva nawe icyo gihe ubugiye muri insécurité ubugiye muri insécurité ntago ubutuje kubona umuntu aguhunga bigeze aho ngaho so icyo ngicyo ni cyambere hari umubyeyi mwahuriye mu mujyi byayenze hari muri supermarket imwe hano ntago ndi bubatwikire ngo ngiye kuyivuga wenda ntago batwishyura hanze bayazanye yes nagiyemo hari umumama uri utwite umumama uri nko muri za 35 gutyo yarimo guhaha nkuko nanyine ndimo guhaha ariko ikibazo cyavuyemo nuko yambonye amahirwe ye kandi yari atwite inda ari nkuru cyane amahirwe ye nuko yari yegereye igikuta yes yahise bya bintu yari afite byose bigwa hasi amera nk'igiti araraba aramanuka pole fainting icyo kintu cyaranshokinze cyane ubwo urumva aho ngo nabaye shocked cyane kubona umuntu andeba akaba fainted gutyo
nta kintu namukoze ariko kubera ubwoba turahahuriye arabona ari jewe nawe gusa arumva yuko ngiye kumwica. Nta muntu ndica, sinabaye umusirikare wenda ngo nagiye no ku rugamba ngo wenda ndasa umuntu, never. Ibyo bintu biranshokinga cyane nuko ibyo nari ndimo guhaha nanjye ubwo nahise mbidropinga ndabireka ndagenda ajya kuri ntuza kuri hariya bishyurira ndababwira nti mufashe mugende mufashe umuntu uri hariya. Nabo iyo baza kuba batanze baba barahamagaye polisi bakavuga bati uyu muntu byanga bikunda hari icyamukoze. Amahirwe yanjye nuko bari banze, urabyumva, baragenda baramufasha ndetse ajya no kwa muganga ariko nta kibazo cyavuyemo. Nakomeje connectinga nabo barambwira ko nta kibazo ameze neza. Urwego byafashe ntabwo biba byoroshye. Uribaza kujya mu isoko ugiye guhaha nk'ahandi ibintu biba biri cheap kuruta muri alimentation. Wagera mu isoko abantu bose bakashungera, abantu bakava mu byo bari barimo byose, abantu bagahurura. It's not easy at all. Urabyumva? Your life yaba star nye nta kundi. Urumva uba oblige wo kugura imodoka kandi wari ufite wenda izindi projet ugomba kwitaho. Yes. Uba oblige wo gutura ahantu hahenze cyane kandi wari ufite ubushobozi bwo kuba watura ahaciriritse hasanzwe kandi gahunda zawe zikagenda neza ntagire ikigabanuraho. Ariko iyo bamaze ku mustar hari urwego uvuye mu rwego rumwe ugiye mu rundi ku buryo bitakorohera kongera kuba muri ya level isanzwe. Ese gaga ari role wigize ukina buri gihe kugaruka mu mutwe wenda iri kubiga impamvu runaka wenda uri butubwire wenda ari ikanganye cyane wenda wakinnye ibintu biri funny kurushaho cyangwa se mu buryo wabikinnyemo wenda uburyo byagenze budasanzwe ari hari byo wibuka scene ari byagenze. Ibyo byose ni mu kigeragezo cy'ubuzima cyangwa se mu gihe cy'ubuzima no muri shake hands with the devil. Icyo gihe nari ndi umusirikare muri CND, muri abasirikare 600 bagiye muri CND, bari bashinzwe kurinda abayobozi ba RPF, abapoliticiens. Iyo scene nuko akantu kabayeho gashekeje nuko hari umusirikare mukuru ntago nibuvuga izina rye, ubu ngubu ni general, anciyeho ategereza yuko ndi musaluting kuko yarandebaga akabona ndi umusirikare kandi nari naje gukina film kuko nari mfite imbunda nyayo nambaye na uniform nyayo ibintu byose anciyeho ategeza ko ndi mutejerisari arabiheba ancaho aragenda aravuga ati reka nze ndebe inyana yimwe sari gukoresha icyo kigambo ati reka nze ndebe uyu muntu bitebye hagira hariya hirya ati wewe kombinagaza gesivi neza nguva hano ndagenda ngo ndagucaho ntusalutinge ndamubwira nti afande ntago mbizi ngo nguki ntago uzi gusalutinga arabanza kubitekerezaho noneho ndamubwira nti afande ntago ndi umusirikare uri muri babandi baje bya film hano ntego afande araseka nawe biramutungura cyane uribaza genero kugucaho uri umusirikare ntumusalutinge ko ari problem ikomeye cyane. So kuko yarandebaga akabona isura akabona ndi umusirikare akabona uniform akabona ibintu byose mfite imbunda arabibona biramucanga. Noneho akandi ni nko mu kigeragezo cy'ubuzima iriya role njya kuyikora ntabwo byari byoroshye kubera yuko ni role yansabaga ibintu byinshi cyane kandi naye ntaragira mu rwego rwabyo. Yes, ubugome bwo najya kuba nabukora ariko uriya muntu
cyagihe buriya nari mfite ngira ngo hagati ya 23 na 24. Yes, urumva ko nari nkiri mutoya. Ikindi iriya role yari yameritwaga n'umuntu ufite imyaka nibura plus de 35 ans. Hejuru ya 35 kabisa. Ikindi kiyongeraho kuba ndimo gukinana n'abantu bakuru bose kandi ngomba kwisanisha nabo nanjye nkaho ndi mukuru nkabo. Kandi ahubwo ni naba ukanga. Kandi ari jyewe bakanga. Kandi noneho ari vice versa, ari jyewe umwana ubarimo bo ari bakuru kandi ngomba kubatortira bihambaye. Urumva ko ako kantu nako kari challenge kuri jyewe muri icyo gihe. Niyo mpamvu nanjye rwose ngira gutya nkigurira agafanta nkavuga nti gaga waragakoze. Nituza kugana ku musozo turaza gusoreza ku bintu nka 2-3. Icyambere ese gaga vision yawe muri cinematography cyangwa se mu gukina film uri kubona igana hehe araho mbese uri kugeze kuri kangahe y'ibyifuzo byawe ejo hawe hazaza muri cinema umva hazaba hakwe ko hameze gute muri rusange? Nago mvuga yuko ntago na wenda na kwica intege ngo mvuge ngo ntacyo ndageraho, nabigezeho pe. Izina nararyubatse uretse ko nkishaka no gukomeza kuryubaka. Abanyarwanda nibura 3 wahura nabo mu nzira umwe aranze. Icyo ngicyo ni ikintu kitoroshye naba narakoze. Icyo ngicyo rwose ngishimira Imana, so bivuze yuko hari aho navuye hari naho ndi. Ikindi kiyongeraho noneho navuga nuko aho nshaka kugira mu by'ukuri ni harehare, ni kure cyane, ni kure. Ndacyafite urugendo rurerure. Kugeza ubu ngubu sinema imaze kugera kuri level yo kuba yatunga umuntu, ikagutunga, ukaba wakubaka inzu, ukaba wagura imodoka, ukaba wajyana abana mu mashuri, ukaba ibintu byose bisanzwe byose irabikora. Ariko level jewe nifuza kugeraho ntabwo ari iyo ngiyo yonyine. Ndifuza kugera kuri level nshobora gushinga nk'ikigo gitunganya ibintu byose, mbega nk'ukuntu ubona hano hantu hangana, akaba ari ahantu hakorerwa filme ikinirwa, ikaba edited by there, ikanagira n'amasare. Yes, n'amasare aberamo premiering, kureba abantu baza bakicara bakareba filme, igira ahantu yakirira abantu nk'uko abantu baje kuyakira. That is my yes, that is my urwo niyo ntumbero yanjye, niyo vision yanjye. Icyo kintu Imana nimfasha nkakigeraho nzashima Imana. Nimbigeraho tinishake nzipfire. Wewe ntabwo nshaka gupfa. Nzaba nkimara kubigeraho, nzaba ngiye kubyinjoyinga. Reka zajya nicara aho ngaho nanjye mparebe matembere. Wenda nkore no kunda wenda icyo gisho kuzaba yaraje. Usigaye yishimisha n'agahera cyane. Mbwira abantu nimurebe ukuntu Yesu agira neza nuko nguko. Why not? Bizashoboka kandi icyambere no kubiharanira. So hanyuma ari filme ngo imeze neza cyane iri mugiye gukora muri no minsi, nazo mbona trailer yayo, ari umwe mu banyamakuru mugenzi wanjye wose yinyereka. Reka tubari ko kantu dusorezaho utubwira ibyayo imeze bite filme se ifite nk'umuntu utayizi cyangwa se nk'umuntu yitegereje yayitegamiye iki Ngenzi? Iyo filme yarakozwe ni filme nziza yitwa Survival of Illusion. Ni filme nziza cyane, ni filme yakozwe n'umusore ukiri mutoya, ngo afite 22 years old. Yakozwe kuva kera, ifite amateka maremare cyane. Yitwa Roger, yitwa umusore wayikoze yitwa Roger. Natungwe no kumva ngo yateguye imyaka 7 7 years arimo yitegura, yandika, agira gute, atryinga, ategura ubushobozi, nta bushobozi afite, from nothing kugeraho filme yaziye kugera kuri iyo level. Turayikora, iribaza filme irimo jewe, ikabamo irimo abantu benshi cyane, irimo na n'uyu munyamakuru
yitwa Kayiranga Ephraim yagize niwe ubu ngubu ugenda avuga amabwiriza ya covid muri yama microphone mugera mwumva mu muhanda no muri drone. Yes, irimo abantu benshi cyane bagiye bafatika muri sinema. Yes, n'umusaza ukina muri City Maid. So urumva ko harimo abantu benshi cyane bakomeye, kandi ikindi ifite story nziza cyane, iri nakubwira ko iri très riche mu mikorere ya film. Ndetse n'umwanditsi umwactor mbese level yakaba iriho nk'ifilm iteguye imyaka 7 kubona ari izabiriho cyane kabisa, ndetse no kurushaho ahubwo kubera yuko uyu muntu burya script ugenda uyifite imera nka wine. Uko wine ibikwa cyane igenda iryo niko igenda uburyohe bwayo bwiyongera. Nawe agenda yongera muto. Rero nawe script iyo uyifite nk'izo gihe ngiye mfite uko haciyeho uko nungutse akantu mu mutwe, hari scene mpita nongera ngenda nkongera nkafata machine nkongera nkahinduramo ako kantu nkakaryoshye kuruta uko kari kameze. Niyo mpamvu script uko itinda ari nako iba nziza cyane kurutaho. Yes. Okay. Muri filime zose wakinnye iyo wakunze wenda ikintu umuntu yakoze byanga bikunze kubikunda byo zose ubuzikunda ni ibintu byumvikana, ariko ari y'umwihariko kuri wowe ni ikigeregezo cy'ubuzima. Yes, kubera yuko niyo yafunguriye navuga amarembo, kuko shake hands with the devil ntago nubwo ariyo natangiriyeho, ariko ntago navuga yuko byari bihagije ko yamfungurira amarembo, kuko cyane ko itari filme wakwita ko ari Abanyarwanda, kuko yari filme yaje gukorwa n'aba producers ba Hollywood baza kuyikorera inaha. Urumva nta ntuza ntago twari duhuje neza nayo, urabyumva. Yego yahembye menshi kuko iriya filme amafaranga nakuyemo kandi narakoze igihe gito cyane, ntago yajya muri munsi y'ibihumbi 10 $10. Yes. Mu minsi ngira ngo nk'itatu. Mbara abatipe b'abafilmmakers muri US bari abakire cyane. Cyane. Kandi ubwo aho ngaho nabwo baba bavuga yuko bati ntago bishoboka. Umuntu wakoze biriya bintu ziko twamuhaye 10,000 abantu bati no way. Ati no way. Muravuga 10,000 cyangwa 10 million. Ugasanga abantu ntago babyumva, ariko ikigihe cy'ubuzima cyo cyaje noneho gifungura amarembo yanjye ya future audience nibwo yambonye kandi nyibonamo. Yakozwe n'Abanyarwanda bonyine, ikinwa n'Abanyarwanda bonyine, urumva ko ifite byinshi impamvu yatuma nyikunda. Okay. Yes. Kubaza ni byinshi tubwajya kwira amasaha dufashe reka dusoze, ariko navuga ngo ikintu gifatika, kuko akenshi iyo tuganira nk'ubu tugomba no kujya n'uburyo twinspiramo abantu, kuko iyo umuntu ari mu nk'umwana uri kubyiruka ashaka kujya muri sinema avuga ati ngenzi yakoze sinema iyi n'iki yakuyemo ibi, iki kintu gifatika yavuga wenda sinema imaze kukugezaho n'iki? Ni byinshi kuko 100% y'ibyo jewe nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, responsibility zanjye zose hatavuyemo n'imwe ni sinema. Nshobora kuba ntagiye gukina nkajya kudirectinga, niba ntagiye kudirectinga nkajya guproducinga filme y'umuntu, naba ntagiye kuyiproducinga nkaba ndimo ndandika, niba ntarimo kwandika ndimo ndakina, niba ntarimo gukina nagiye gukora publicity. Urumva ibintu byanjye byose nkuko nawe ubyuka mu gitondo, umuhinzi abyuka mu gitondo agafata isuka akajya mu murima akagenda agahinga. Nanjye muri makeya nanjye ndisuka nkaba na nyirayo nkaba n'umurima
uri byose kabisa. Yes. Turashoje rero, turashoje, turagushimiye cyane tubikuye ku mutima ku mwanya waduhaye. Murakoze namwe cyane Iris. Niba utatuzongera twicare tuganire, process ziracyahari. Murakoze cyane rwose. Industry yanyu ni yacu ni gutya Kabisa. So rero dushimira abantu badukurikiye ndetse n'abagenera message niba yari ihari. Nashimira abantu bose bakurikira Iris TV. Muri makeya nababwira ko nabashishikariza gukomeza kuyikurikirana kuko utayikurikiranye nanone ntago wamenya ayo makuru yose ibyo tuba wenda tubahishiye cyangwa se amatsiko mufite kuri twebwe ntago mwayamenya ariko iyo waganire natwe of course we give you what you wanted to know. So ndabashimira namwe Iris mu by'ukuri kudutera iteka mukaduha umwanya ungana gutyo n'iby'agaciro mwigomwe byinshi mukaza kutuganiriza. We really appreciate that. Thank you so much. Ikindi ndasaba nka message nahereza cyane abantu bose bakora umwuga wa sinema nuko bakomeze gukora bashyiremo imbaraga ntibacike intege bashyiremo imbaraga. Nubwo wabugiye no gutangira cyangwa ufite igitekerezo cyo gutangira ushobora kutugana wagana undi wuzi nawe ufite inararibonye akakugira inama akagufasha gushyira inzozi gukura inzozi zawe mu nzozi mu bitekerezo bikajya mu bikorwa. Umuntu yagufasha icyo aricyo cyose cyaba gishoboka kuko icyo twubaka twese ni kimwe ni umwuga wa sinema ndetse no kugira ngo bizagere igihe buri muntu wese ukora umuhereze bya bindi byose yifuzaga ye kujya mu bindi awukore kandi ubumwuga usanzwe. Murakoze cyane. Yes, nuko dushoje rero nge na Rijado tushime muri bo kuyobora ikiganiro umusaza tuganirije neza turamushimiye. Reka mbashimire namwe mwese rero mwadukurikiye kugeza kuri uyu munota mukomeze mwaguke muze mu muryango mugari wa Iris TV ukanda subscribe aho hasi. Ikindi ushobora no kudusura kuri website yacu twandika inkuru nziza buri munsi inkuru zigenewe Abanyarwanda bumva ikinyarwanda ni kuri iris.rw. Ngenzi ciao. Ciao. Yeah, thank you so much.